guys, let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the humble girl, you know. Guys, it's been a long time. Harashize igihe kinini nari mbakumbuye. Byadanje. Hari impamvu nyinshi zitandukanye zatumye ntabandi hano, ariko ubu I'm here to stay. Ndahari ndi kumwe namwe. Icyo nyine ni ubufasha bwanyu kandi ndabizi neza, ndabwizeye all the time. Rero ntatinze mbere yuko nkomeza, ndashaka kubwira umutumirwa wacu akabibwira, akabwira amazina and then tugakomeza. Okay, murakoze. Nitwa Masenyi Chantal. Nishimiye kugira mu kiganiro nawe kabisa. Thank you. Muramwumvishe rero yitwa Chantal, uyu munsi rero tugiye gutaramana. Nk'ibisanzwe turaza tukazana topic tukaganiraho. Ubu ngubu noneho dufite nyinshi zigiye zitandukanye dufite kuganira. Ntago tuba twaje hano gusomisha pure, you know. Nta muntu ugomba kwihanira ikiganiro, tugomba kuganira tukavuga nyine ku bintu biri trend, ku bintu runaka, ku bintu twahisemo. Ya rero ntarakomeza icyo nakubwira wowe turakora subscribe kuri DF TV, please kandi subscribe cyangwa sabone mu gifaransa kugira ngo ibintu nk'ibi byiza bitazajya bigucika, sibyo? Like, comment, tubwire ukuntu bimeze. Ikindi ntaribagirwa, wowe muntu ukeneye ko tuzagutumira hano kuri DF TV, muri description ndashamo nimero, uzayihamagare utubwire niba ufite inkuru itangaje, ufite inkuru yawe y'ubuzima ushaka gusharinga, ufite ikindi kintu ushaka kwereka abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bari hanze y'igihugu. Please nuza hesitating kuko wahamagara iyo nimero utubwire nitwumva icyo kintu gikwiye koko, kitari ikintu kitari irigo cyangwa ikintu kibi twadisangiza abanyarwanda, tuzagushyira kuri list nawe ube waza usharinge ibintu byawe. Tudatinze rero njye na Chantal uyu munsi hari ikintu tugiye kuganiraho. It is a trending news. Abantu benshi bamwe na bamwe bari kubivugaho mu buryo butandukanye bitewe no kumuntu abyumva. Ntihari ijambo rero Chantal nko kubizi tujye kuganira ku kintu kimaze iminsi gitrendinga ngo umukobwa nyine ngo n'ibiki ngo yambaye ubusa n'ibiki. Turashaka kuganira kuri icyo kintu. Ese umukobwa w'umunyarwandakazi urengeje imyaka yemerewe kwambara ikintu cyo ashaka? Ese biriya bakoze ni ihohotera cyangwa se umuntu nyine u Rwanda cyangwa se government ikwiye gutegeka abantu kwambara uko ibyo yita nko kwikwiza? Chantal nyine we watubwira ukuntu byumva. Ese ubyumva gute? Ese umuntu akwiriye kwambara uko ashaka cyangwa ubyumva gute? Byo ukuntu mbyumva nk'umunyarwandakazi, tukwiye gukomeza umuco wacu wa kinyarwanda tukikwiza. Ariko nanone bitavuze ngo biterwa njyewe nakuriye nko mu cyaro, harimo ukurira mu mujyi agakura yiyambarira utuntu turaho. Uwo afite kwambara uko byumva, ariko njyewe mu mutima wanjye cyangwa mu buzima bwanjye ntabwo nshaka kwambara ubusa. Ariko hari umuntu ushaka kwambara uko bivuze. Se nyine uravuze ngo umuntu akwiriye ko wowe ku ruhande rwawe wumva wakwambara nyine ibyo wita kwikwiza. Buri wese afite ukuntu abyumva. Sibyo ndaza kuvuga uruhande rwanjye. Ariko se uravuga ngo kwikwiza ngo kwambara ngo mu muco nyarwanda, ubundi mbere na mbere umuco nyarwanda twe nko tubibwirwa nyine wenda ntabwo twari duhari, ako tuziko mu muco nyarwanda kera bambaraga hano bambaraga hano gutya impuzu. None se ko nyine ari wowe umuco nyarwanda kubyo bintu bibi bavuga bituma biba izo mpuzu uvuga ngo zambaraga umukobwa apfundiye amabere agashyiraho hano agapfundikira hano imbere agapfuka ahandi agasigara. None se nyine ko numva ari wari umuco nyarwanda. None se ibi biriho ubu nyine byinshi bavuga biko biterwa n'inuza, biterwa n'ibyo bintu. Icyo gihe nyine ibi byo ntibyabaga ko ntago byari byinshi nk'ibyo ubu tuvuga nyine birakabije. Ngabana bakobwa bari guterwa madamu bitewe. Ese biri guterwa n'ibyo ngibyo? Nese ubu nabagabo basigaye bafata abagore bababonye bambaye ubusa. None se kera ko ntibabafataga abantu bajyaga bavuga abantu bajyaga kuroha bwose babaga babateye inda. Uko ngo kera nyine ngo umukobwa barakubwira ngo umukobwa watewe inda ngo bajya kumuroha. None se we ntiyabaga yatewe nyine iki kintu abantu sinzi niba ari imyumvire y'abanyarwanda. Kera yabaga ari nk'umwe nko mu mudugudu tubare ku iki gihe hariho imidugudu. Yabaga ari nk'umwe cyangwa babiri. Ubu noneho aho unyuze hose babyaye. Noneho rero bari kugerageza barebe ko byabiterwa n'irari dutera abagabo kwiyambitsa ubusa. Ese undi abagabo bakamaze nkubaze uri n'umugabo afite urugo ngo aciye kuri uwo mwana. Erega njye reka nkubwire
like ntabwo nanjye nshyigikiye ibyo kwambara ubusa kuko sinjya nanabwambara ariko nanone nabo bagabo nabo nabaribaho mbese ufite umugore mu rugo uciye kuri uwo mwana ngo yambaye mini ngo urangije ngo gutera ngo uragiye kujya kumusambanya ngo amutenda cyangwa ntuyimute mbese we ntabwo uri gutekereza uwo mwana we nyine like uwo mugore n'abana wasize mu rugo nese ubundi uciyeho ntumurebe cyangwa ukamureba ukagenda byakwanga bambaye umubiri rero nese bambaye umubiri nese kuki ugabo ashaka umugore umwe akamujyana bo bari gutanga rero ibibazo abagabo ku giti cyabo turi guhohoterwa njyewe ntabwo ariko mbyumva gusa sinambara gusa sinkigije nawambaye gusa ariko ntabwo nkigije kumva ntabwo uzi ko hari umwana waba like yambara iyo mini igeze aha ariko adafite imico mibi ndabyemera ijana ku ijana niyo mpamvu rero njyewe like ku ruhande rwanjye ndabyumva umuntu nyine akwiye kwambara akikwiza njye ndi n'umusilamu ndanabyumvisha nakwijana ariko nanone ntabwo numva ko umuntu ngo wambaye mini umuntu urengeje umwana mutoya ukuriye kumugayidinga ukavuga ati jya wambara gutyo kugira ngo nanakura akabyambara azabwe kutabimwambitse ariko umuntu ufite imyaka 18 kuzamura ntekereza ko aba afite ubwenge bwo kumenya nyine ngo ikibi ni cyiza ni iki ngiki agahitamo nyine icyo yumva kimubereye umva ikintu none yekereza igihe ushobora kubyara umwana njyewe wa mwana akimvamo nkamwigisha kwambara bwa buntu nawe agakura avuga ko ari imyenda ubundi wacu bambaraga nangiye kujyamo aranyigura noneho akanarenzaho noneho kuri yandi bankombye nanjye niyo mpamvu cyangwa akaba nyina nawe yambara ibiri hejuru ya bya bintu by'abamwana kubikuramo wa mwana bizabagora nanjye nibyo mvuga nti rero umuntu ufite imyaka hejuru 18 ntabwo bakwiye kumwitaho ikindi kibazo mbese nyine ubundi mu busanzwe mu muco nyarwanda ibintu nyine ubusanzwe ibintu tubikemurira muri famille ese wowe wabifashe gute nyine nka kiriya cyemezo cyo guhita bafata umwana w'umukobwa ngo yambaye ubusa bagahita bamujyana kumufunga ndashimira leta y'u Rwanda nyine batekeje neza ko nyine bamufungura ni nka gasopo batanze ariko se wowe wabifashe gute icyo cyo kuvuga nyine ngo bagahita bafata birakwiye ko bahita bamufata bakamufunga cyangwa nkuko dufite umuco nyarwanda wacu dukwiye gufata ibintu tukabikemurira hagati mu muryango bari kumwicaza akamwe ati mwana wacu rero umuco nyarwanda wacu dushaka suko umeze uwo twotse suko umeze bakaba bamwigisha wenda kabireka cyangwa ntabireke bakabona gufata imyanzuro ikakaye ariko biriya bintu byo gufata umuntu bakamushiraho amapingu mese wabifashe gute so ntabwo ari byiza ariko mu by'ukuri bakabanje bagakora ikiganiro ababyeyi yego wowe mubyeyi waba umupapa cyangwa umumama banza ukontora umukobwa wawe cyangwa umwana wawe ubanza umenye ngo ese umwana wanjye asohotse hano mu nzu yambaye ati nubona yambaye ibintu bigayitse mugarure umugurire ibikwiye kumwambika kuko hari igihe twe tubyara tukumva ngo twarabyaye gusa yanakubwira ngo ashaka imyenda ukomereza amafaranga akagenda akagura ibyo abonye wowe ugaterera iyo apumfite amafaranga ukamuheza ku ntoki akajya yitwara akiga ukabuza ku ishuri yaba yagezeyo yaba atagezeyo yashaka akagira inifomu igera aha yashaka akajya na birote wo kumva ngo nishyuye ishuri gusa wowe ukaba uriryamye umwana akabagira icyuma cyagasohoka yiyambara ibyo abonye yagiye aho ashaka biragoye gusa ntabwo leta igomba guterera iyo ariko nanone ntikwiye gutanga ibya ngiye kuntu nanone ntabwo umuntu yagashyizweho ipingu kubera ibyo akunda uburenganzira bwe ariko nanone hari abarengera arabarengera byo pe ariko nanjye kuntu mbyumva ntekeza ko niyo yaba yarengereye n'umwana wacu n'umwana w'u Rwanda bakwiye kumufata bakamushyira muri famille mu muryango nyarwanda bakamuga ati ibi nibi bimeze gutya na gutya uri kurengera try your best like wenda ntibamwambike izurumbi yadashaka ariko nibura ntajye kwekana ibice by'ibangabye sibyo nyine rero njye cyo navuga nk'inama nagira abakobwa cyangwa se n'abamama reka kuko hari n'abamama bambara nabi pe ukavuga ati mugabo ukavuga ati yari mama ni kirumva nyine icyo nababwira ntabwo mubwiye ngo mwiyambike rumbiya mwambare ibyo mushaka ariko mugerageze ntiwambare bya bintu uzagenda mu nzira wagenda wenda watinze nko kazi cyangwa watinze ku ishuri niba wiga bajye kugufata ku ngufu bitewe n'uko babonye uko umeze sibyo tugerageze nyine twikwize muri rusange kuko
usibye na leta y'u Rwanda rega baradukunda rega ntabwo bajya kugufunga bakwanze niba bonye like niba bagufubwiye ngo ukora iki ngo kireke isuko bakwanze niba wambara neza nta kintu na kimwe bazunguka uretse ko nyine isura y'u Rwanda izabisa neza ntabwo batwanga sibyo niyo nama nabagira rero nabwira na Chantal akagira ikintu nko mu munota umwe ababwira inama yabagira cyangwa icyo yaje kongera kuri ibyo nyine tugasoza nakoze umva gashara abagabo bagiye kudukorera usigaye tubamenyera tukabambara amabogisa tukabambara amasengeri yabo tukajya ubu ngubu usigaye ugenda kutana n'umukobwa yambaye bogisa y'umugabo agiye yonyine umwe se babiri se bakanarenga kure ubu bari kudutangira ibirego turabamenyera bogisa zabo bakazambara ingofero zabo ngo ndabibona ngaho amasengeri yabo bakambara umupira w'umugabo timba zabo turambara cyo tukambara twaramenyereye ngo bagiye gushyiraho ngo umugore n'ipantaro bazazidukura kubera ki kubera ibyo twifata tukikorera niko kundi bavuga ngo bagwa butamo kongera igihe ujya twambara amakanzu n'amajipo nibyo tegeko ryo gusohoka ariko birakwine se niba umuntu yakwambara ari umugore nimba baraturetse tukambara ipantaro yakwambitse nabi tugeze no kwambara bogisa no tukagenda ku muhanda kandi nta mugabo turabona yambaye akagenda birakabije baraza kubidukuraho rero byose basanga wambaye ikintu cy'umugabo ko ni ego cyambara muba muri umwe ariko se wambara box nge no nta nubwo nari nakabibonye nta muntu nabona utambutse na bogisa bakobwa hano karike nabo baratambuka yeba data we kora gashira agapira rwose nta n'isoni afite akagenda ni ibibazo birakomeye ahubwo wambwana abagabo bazarega gira inama bagira bari kuturega ubabwire tugiye gusubira kuri rumbi hano no kwitegeko nta panaro umwenda witwa ko ari umugabo n'umukoreho nugura ntuzawambara ako ni ikibazo se niyo umuntu w'umugore ushatse muzima yambaye box akagenda nyamaze turi gukabya natwe barazambara pe bakagenda ukuri birakabije kabona biteye n'isoni bogisa zino zaje zinuza z'amatiyaya akayamba rwose igeza harimo babyibushye none kanazamuka gafatamo hano ntabwo nabibona ariko urumva ni ikibazo bagira inama agira icyo babwira dusoze kandi tuzasubira ntago ari umuntu wa hirya twazanye hano ni umuntu uzajya uhora hano akabagira inama tukagira ibyo tuvuga naho tukagira aho tujyana just nabagira inama gato tugende kandi ntitugiye burundu tuzagarukana nama nabagira nyine basaza bacu baradukunda baratureka tukiyambarira ku byabo ariko twimenya kubamenyera tunabasebereza imyambaro yabo tuyambare niyo bogisa yambare ariko ugerekeho ikintu ushobora no kujya kuyigurira uyikunze kubera ko wakunze ibara ry'ukuntu imeze ariko tugerageze turi kubasebya pe tugerageze twikwize abantu ibikabutura igera mu mavi ibipantaro ibijipo basi igera hano mu mavi niba igera hano mu mavi n'ifite pasu ko wari uyambara ikabigera afite pasu ifite mo hano gasanga n'ubundi arutwa ntacyo akoze arutwa n'uwambaye iyo box twihangane tugerageze nk'abantu basi inama nabagira bagenzi banjye je kwambara bigufi simbishoboye yenze kwigurira murakoze cyane rero gukurikirana TV cyari cyo kiganiro nanjye nababwiye icyo nanzaho cyane please usibye na leta usibye n'ababyeyi bakubyaye usibye n'umugabo wagushatse usibye n'umuhungu mukundana nawe uyubahe ese mbese nutuyubaha ndi uzakubaha muko cyangwa umugore nutuyubaha nta muntu uzakubaha gerageza wiyubahe wihesha agaciro ni wiyubaha hari ahantu bizagukura naho bizakugeza sawa rero naho gutaha ndabakunda cyane please don't forget to do the subscribe